Mageza Estradus atuye mu mudugudu wa Gakiri, akagari ka Bukomane mu murenge wa Gitoki wo mu karere ka Gatsibo. Mu mwaka wa 2019 ngo nibwo yatangiye kuvuza uyu mwana w'umukobwa warwaye, gusa kugeza magingo aya ubu burwayi bwanze gukira kandi ngo ubushobozi bwaramushiranye mu gihe agifite abandi bana bivuza nk'uko abisobanura. Ni ikibazo cy'uburwayi bwatwugarije njyewe n'umuryango wanjye n'abana banjye. Ubwo abana mbavuriza mu bitaro bya Kanombe, bafashwe covid yasanze aba bana mbavuriza mu bitaro bikuru bya Kanombe, kugeza n'uyu munsi niho twivuriza, ariko ubushobozi bwaje guhagarara, abana ntibabona ukuntu bajya kwivuza kubera ko amatike yazamutse, kandi amatike akaba kuyabona ari ikibazo gikomeye cyatwugarije. Wa mbere yitwa Uwimpuhwe Alice, yagize ikibazo cyo gufatwa mu myanya y'ibanga, yatangiye avamo amaraso akajya aza, arangije umwana twari tugira ngo ni imihango, naho si imihango, kandi yari afite imyaka 8-7, kugeza na n'uyu munsi umwana yaragiye, igitsina kiragenda kirabyimba, kimaze kubyimba kiranahinduka akajya havamo amaraso. Ubu ngubu umwana arara ashimamo, arara amanitse amaguru, no buri kanya ubona ashimamo, ngo niyo ari ku ishuri iyo biri kumurya nta nubwo yumva amasomo neza. Nuko uwo mwana aba ameze. Undi mwana mukuru wundi w'umukobwa yagize ikibazo cyo kurwara ikiganza, kigenda kizana amagaragambya kirahinduka, ariko nari nabonye imiti igenda imufasha, ariko imiti yabo yamufashaga yaranashize. Duha tike iza guhagarara, bigeze no kungura umuti w'umwana nk'uwa transfert nafashe z'aba bana ku Irongo mbajyane, babuze ukuntu bajyayo kandi transfert zarangije igihe barazimaze. Mageza avuga ko ubuyobozi bwamufashije bukamuha tike yo kujya bajya kwivuza, ariko ngo byageze aho birahagarara, bityo we n'umugore we Mukangenzi Agnes bagasaba umugiraneza wese wabishobozwa kubafasha kugira ngo uyu mwana avuzwe. Hari ibyo nagiye ngurisha ibintu byinshi. Hari utugurube nari mfite nagiye ngurisha akarima nari mfite ruguru twivuza, ibyo byose byashiriyeho. Ubwo nkasaba n'abagira neza, aba diaspora ahantu hose, inshuti, abavandimwe, nuko badushyigikira bakadutera inkunga tukabasha kujya kwa muganga i Kanombe, kubera ko ubuzima bwacu buri mu marembera. Nkaba rero wagerageza kuntera inkunga, ariko ubu sinamenye icyatumye hari bahagarara. Nimba ari abantu bafashwa bega baba ari benshi, batubwiye ko bari benshi, twese tugomba nyine gusaranganya. Baradufashije, ariko rero nk'abagira neza batwumva tukabasha gushyira kwa muganga. Abaturanyi be nabo bahamya ko Mageza yakoze ibyashobokaga ngo avuze umwana we, gusa ngo aho bigeze akeneye abamufasha. Ndi Kanombe ni kure, ntago biba byoroshye kubona amatike yaho, ntago ashobora gupfa kuyabona. Mbameze nabi se kureba ari bimuga, abantu batangiye ubumuga ari abana bakiri batoya, ubwo se bazageza hehe? Ntukubahaye mu karita bakagumye bakayagendera. Abantu mbona ari indembe, twamanje kugerageza n'abo bana imiti y'ibinyarwanda biranga, ajya kwa muganga, ubwo twari twananiwe. Leta ikwiye kubagerageza ikareba ukuntu yabarwanaho. Twahise kumenya icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo, maze umuyobozi w'umurenge wa Gitoki ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nizeyimana Tarisisi avuga ko uyu muturage basabye ubufasha byo ko nibuboneka azabuhabwa. Ko arwaye ajya kwivuza akeneye inkunga, gusa ni ugusaba, namubwiye nibiboneka tuzagufasha, nibitaboneka oya ntabwo ibyo bibaho. Amafaranga ari mu karere bayaha umurenge, tugaha umuntu itike, nta n'ikindi batanga ni itike, kuko nakijyanye kwa Gitifu arambwira ngo reka amafaranga azaboneke, azambwira tumuhe iyo nkunga. Umuryango wa Mageza Estradus ugizwe n'abantu 5, 4 muri bo bose bararwaye uretse umugore wenyine. Niyo Ntegereje Rahime, CNA TV mu karere ka Gatsibo.